ese muzabona ubundi bwiza mutabonye muri mu nzu y'Imana. Ese muzabona ubundi bwiza mutabonye muri mu nzu y'Imana. Ese muzabona ubundi bwiza mutabonye muri mu nzu y'Imana. Hari abari mu murimo bakavuga ko bagasubira inyuma. Hari abari mu murimo bakavuga ko bagasubira inyuma. Ariko twebweho mureke twigumire mu bikari bya Yesu, niho hari amahoro. Ariko twebweho mureke twigumire mu bikari bya Yesu, niho hari amahoro. ibimenyetso byinshi bifatika byerekana ko waratimana n'amahoro uyabona. Ibimenyetso byinshi byerekana ko wagiye kure y'Imana n'amahoro uyahabonera. Bitewe n'uko aho yari yaramenyesha Imana kuba ari ntabwo ibikihamusanga. Bitewe n'uko aho wari waramenyereje Imana kuba ari ntabwo ibikihamusanga. Aho yakurabura niba wari umuririmbyi iyije kureba muri korari ntabwo ibikihamusanga. Niba wari umucuranzi iyije kureba mu bacuranzi oya ntabwo ibikibonamo. Wari umudiyakoni mwiza umfasha mu itorero ariko ntibije iyakura. Wari umukristo mwiza utanga ibyo cumi n'amaturo ariko ntibirebye iyakura. Aho gukuriza emeye guhobye kuko ntiyakurekura ntiyakura. Unyuma umurimo wahamagariwe kuko Imana yo ntiyakutagaza. Wowe guma umurimo wahamagariwe Imana yo ntiyakurekura ntiyakurekura.
Haleluya.